nabonye byinshi kandi nabonye byinshi. Kaze neza ku Ijwi Rishya TV ivugira muri Australia kuri chaîne ya YouTube. Imigani, insigamigani, inkurumamo, amateka, imyidagaduro n'andi makuru yungura uzayakurikira ku Ijwi Rishya. Ibyo nibyo bituma ukanda subscribe kugira ngo uzajye udukurikira. Ni nabyo biguteye gukanda no kunzogera kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu bishya bigisohoka. Muri kumwe na mugenzi Paiko. U Rwanda rwaba rwarigeze kuba ubusitani bwa Edeni nk'uko inkuru ya Adamu na Eva ikunze kuvugwa nk'iherezo n'itangiriro ry'abantu mu isi. Ese twatekereza ko bishoboka ko ubusitani bwa Edeni bwari mu misozi y'u Rwanda? Urebye ibi bice by'ibyanya byiza, ibiyaga, imisozi n'ibimera biroroshye kubyibazaho. U Rwanda rurangwa n'ubwiza bugizwe n'ibiremwa bitandukanye birimo ingagi n'izindi nyamaswa zitandukanye. Nuhagera uzabona inyambo, uzabona ikirere cyiza, wumve n'umwuka mwiza. Umuco w'u Rwanda wubakiye ku kubungabunga ubuzima busanzwe n'ibidukikije. Ese ntibyashoboka ko ubusitani bwa Edeni ariho bwari buherereye? Mu Rwanda twiga gukundisha abantu ibidukikije no guha agaciro ibyo twasanze ku isi nk'uko Edeni yafatwaga. Nubwo bitazwi neza niba Edeni yarabarezwaga mu Rwanda, ariko ntitwabura kuvuga ko u Rwanda ari ubusitani bwiza bwacu bw'ubu. Mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro Ijwi Rishya TV bagezaho. Mwari kumwe na mugenzi Paiko hano muri Australia aho mudukurikiranira kuri chaîne ya YouTube. Mugubwe neza na hejo. Igisabiko cy'umutima wanjye imyaka yose tumara